tubaye ikaze ku murongo mugari wa Voice Record nk'uko mubimenyereye muri kumwe nanjye aha turi ni mu karere ka Gakenke ko mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Kamubuga aho amarushanwa ya moto arimo kunyura aturutse mu karere ka Musanze. Abantu babyitabiriye ari benshi cyane, abagabo n'abagore ndetse n'abangavu. Ibi ni ibirori byitabiriwe ndetse na polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Aha ngaha tugiye kureba umukino mwiza w'irushanwa rya moto. Ibi ngibi ntabwo bimenyerewe mu Rwanda, ariko uyu munsi ni ibintu byabaye kandi byari ibintu by'agatangaza cyane. Ndakurarikira kuza kubana natwe kugira ngo nawe uze kwihera ijisho, uze kwirebera ibyiza bitatse mu Rwanda. Aha hantu hari moto, aha hantu hari moto, ubwire ngo aha hantu hari umuvuduko wa moto. Hari abahungu bari gukaraga moto hano, hari abagabo hano bari gufana moto. Mbega abantu banezerewe neza cyane muri santere ya Mbatabati. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe wihere ijisho, urebere moto, urebe ikintu cyitwa gutwara moto papa, urebe ikintu cyitwa gutwara moto. Ese waba warigeze ubona moto zigendera ku muvuduko nk'uyu? Ibaze ko izi moto zishobora kuba zagenda kilometero 2 mu isaha. Izi moto ziravuduka. Ndagira ngo mbabwire ko ahangaha turi mu santere ya Mbatabata, aho aba bantu barimo batwara moto bari kuza bakaruhukira, bagafata amazi, bagafata ndetse na esanse aho yashiranye, ndetse bagakora maintenance kuri moto zagize ikibazo. Ndagira ngo nkurarikire no kuza kubana natwe. Uyu nguyu mureba rero ni umusore wa mbere papa. Urabona ko ari umwirabura. Ni ukuvuga ngo aba bajene batwara moto. Aba bajene batwara moto ku buryo nawe ureba ukuntu umuvuduko ari kugenderaho, ukavuga uti byanze bikunze nanjye nihereye ijisho. Nawe ndagira ngo nkubwire rero, komeza ubane natwe urebe moto papa, urebe umuvuduko abasore barimo kugendera hari. Ariko ubundi iyi moto wayibonye ihagaze ipine papa, ihagaze ipine, ifite amano ewana. Iramutse igukandagiye nta nubwo babona igufa. Ariko aba bajene nabemeye, aba bajene bazi gutwara moto ku rwego nawe ubwawe utabasha kubyumvisha. Reka twikomereze n'umujene wacu atwara moto. Bagiye saza, ubu agiye guhaguruka. Twibutsa ko aha turi mu murenge wa Kamubuga, ntabwo ariho moto zatangiriye. Ndumva abantu barimo baserebura, ndumva hari moto yaje, ndumva hari moto yaje, ndumva hari umumotari waje, ndumva yaje. Uyu mujene ari gukora ibintu by'ibitangaza gusa. Ndagira ngo mbabwire ngo muze gukomeza kubana natwe, muri buze kuryoherwa, muri buze kumva ibintu bimeze neza, muri buze kwihera ijisho, muri buze kunezerwa. Ahangaha nababwiye ngo ni kuvuza Voice Record, kandi ukanda subscribe, wowe urakanda subscribe, ariko kandi namaze kana umujene arayikuru. Uributsa nawe urakanda subscribe, ibintu mwajya kugira kandi subscribe kugira ngo ibintu byiza n'ibi ngibi bijye bikugeraho igihe. Kandi nibutsa ko ushaka kwamamaza wakwandikira kuri 078 134 523. Basubiramo 078 134 523, cyangwa se ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. Yitwa Ukuzo Voice Record. Reka turebe dore umujene arayikata papa. Aba bajene bazi gutwara. Wibutsa kandi ko uramutse ufite ikiganiro ushaka yuko twakunyuza ku mbuga nkoranyambaga, watwandikira kuri iyo nimero twababwiye, kandi nabwo tukabikora neza cyane.
ikindi kandi ndakwibutsa ko uramutse ukeneye umukameramani, umuntu ugufotorera ubukwe papa, umuntu ugukorera videwo y'ubukwe, ndagira ngo mubwire yuko nta handi ibintu wabisanga usibye mu Mutuzo Pictures Studio. Ni abahanga bakora ibyo bazi. Reka turebe abantu bakomye mu mashi. Yewe tebuka n'ingoga papa, wamubonye ariko arafunga feri neza ukagira ngo ntari kumuvuduko nguriye, siko nikanzemo. Ariko reba moto papa, reba abana bazi gutwara moto papa. Ubu hari abantu barimo bibaza ngo ese abo bantu gutwara moto ni abanyarwanda, ni abazungu? Ndagira ngo mubwire ko ibi byiza atari iby'abazungu gusa, ariko n'abanyarwanda barimo gutwara moto papa. Abazungu barimo yego, ariko harimo n'abanyarwanda. Urabona abantu urungano babukereye, baje kwihera ijisho, baje kureba moto. Baje kureba moto. Nawe rero aka niko kajya ko kugira ngo wirebere ibyiza bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abona abajene papa, abana batoya bavuze bati natwe uyu munsi, uyu munezero ntabwo wadushira, uyu munezero nawe ndawukuraze mu izina rya Yesu. None moto ndagira ngo mbibutse ko izi moto zikora Musanze, bahagurukira Musanze banyura i Remera, baraza barakata bagera ku Kabara, barazamuka ahangaha bageze Santere Kabara. Ariko ntabwo muri kurebera ibi ngibi. Hari Santere Matabata, umurenge wa Kamubuga, akarere ka Gakenke, mu ntara y'Amajyaruguru, mu gihugu cy'u Rwanda nyine, u Rwanda Gasabo. Urebe byiza bitatse u Rwanda papa. Hanyuma ndagira ngo mbibutse ko bari buze gukomeza nanone baze bihuta mu karere ka Burera, bari buze gukomeza nanone. Ntabwo bari guca mu muhanda w'Umutaro, ahubwo barongera bakate basubire Musanze aho baturutse. Ariko ndagira ngo wihere ijisho papa, riba moto. Ariko reka amagambo abe make ntabwo mwirebere ahangaha nagenda yamanitse ndimo banze kureba nagenda. Olivier, il reste combien? Le compte d'Andy, il a 26. 26? Ok. None si byiza ntibyivugira, nizere yuko akantu muri ko gasobanukirwa ku kandi. Mbega murabona bariya bagabo bafite telefone mu ntoki, barimo bagenda babara, bamo baranyine agirwa. Ariko reka tuberebe hano muraza kubibona. Dore icyuma papa, uyu we noneho ndagira ngo mbabwire murebe agashya agiye gukora. Reka niturize. Nutanezerwa ahaho yavuga ko hari abantu bazi gutwara moto. Ahaho yavuga ati rwose aha hantu batugejeje ibintu 5/5, nanjye ndabivuye. Utari wemera nawe akagira gute? Izo byagiye tujye kandi yibera n'iki ndacyora muwasanga mu gipfiriye cy'kwakiraga. Ako nawe amenya buriya. Reka
twikomereze twihere ijisho twirebere moto twirebere ikurusi twirebere ibyiza bitatse u Rwanda. Mbega abantu barimo barenjoyinga, abantu baranezerewe, abantu bafite akanyamuneza. Ni ukuri pe, abantu bafite akanyamuneza. Ureba moto, abantu bafite akanyamuneza papa. Reka duhange amaso. Uyu ni mushiki wawe yananiwe pe, ntabwo nawureka abona ari wikinire, ariko numurebe gutya ngo umusuzugure ngo nuko ari umukobwa. Uyu nawe ni umushoferi, uyu nguyu aratwara. Abantu bakavuga bati uyu muntu wose atwara moto. Ntukamurebe gutya ngo umusuzugure ngo ni umukobwa. Aratwara moto, aratwara bikubwire ngo aratwara. Muraje mu mwirebe umwana w'umukobwa wacu. Bari muri mu kanya gatoya. Wibutsa ko ukeneye kwamamaza watwandikira kuri WhatsApp 0788 1 3 4 5 2 3. Kandi mbibutsa yuko urubuga rwa YouTube rwitwa Tuzo Voice Record, urubuga rwa Facebook rwitwa Tuzo Pictures, ndetse na TikTok na Instagram. Nadusanga aho ngaho, mukaza kwandikira, tukaza kubafasha muri serivisi nyinshi zitandukanye dukora. Ndagira ngo tuze yuko dufotora mu makwe, dukora amavidewo y'ubwoko bwose, dukora ibiganiro ndetse n'ibindi byinshi bijyanye na fotogarafi ndetse na videogarafi. Izo serivisi turazikora kandi turazitanga 5/5. Ariko rwibutsa ngo ahangaha turimo turafana, turimo turareba moto ibintu bimeze. Aha ni muri santere y'Amata. Abantu bavuze ngo ibyiza ntibyagera iwacu, natwe iwacu byagezeyo papa. Nimurebe moto bro. Ni abazungu baturutse mu bihugu byo hirya iyo ngiyo, bakaza ngaho natwe tugiye kunyura bakabana. Isoko ukambukira mu kabari iyo habaye ikira, ubundi bari kugenda mu muvuduko mwinshi cyane, wasanga hari umukozi bakorera kandi agakomeye ibyari reka turebere mushiki wacu. Ndabona bari kumubarira, arasumiye kandi nawe rero fatiraho mushiki wacu. Ubundi iwanyu hari abakobwa batinyuka, iyo wamurenganye namufanye, namwemeye bro. Aho umusizi utinyuka agatwara ikimoto nka kiriya, agakora ibirometero bingana gutya ari kuri moto. Ni ibintu byari bikaze bro. Ndakwibutsa kwanda subscribe, wowe utarakanda subscribe. Uyu yari Umutuzo Voice Record, mwari kumwe nanjye Ildefonse. Ibyiza nk'ibi ngibi nakagaruka. Ciao.